zakwinjiza muri bariyeri. Mwabahanuzi mwe, hariyo bariyeri. Sinzigera Yesu yarambwiye, ubundi ndabizi neza ko hari umuntu umwe, hari ubutumwa nigeze ntanga kuri social media nk'uko Imana yabimbwiye. Umuprofeti umwe arangije yandika muri komenti aravuga ngo genda wowe ndakuzi, ngo genda wowe ndakuzi, ngo genda wowe ngo ndakuzi, ngo uri n'umusambanyi, ngo uranikinisha. Mobidi TV. Yes, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mubana natwe umunsi ku munsi. Tubaye ikaze kandi twifurije umwaka mushya wa 2023 mwese abadukurikira umunsi ku munsi, abo twabanye by'umwihariko umwaka wa 2020 mwese. Ni byiza cyane, turabashimiye mwese. Imana ibaha umugisha cyane, kandi buri wese akwiye gushima Imana kuko yamurinze muri uyu mwaka wose urangiye. Tukaba dutangiye undi David, twawutangiye cyane turawutangira umwaka. Yego, bisa n'abawutangiye, ariko ntiturawutangira. Ese ahanga bikeya kugira ngo samwegeze mikrofone turimo, ariko dusa n'abatangiye umwaka. Yego, ibyo gushimirwa Imana cyane, nibyo gushimirwa Imana kubera ko biba bihiga umuntu ni byinshi. Rero by'umwihariko dushimiye Imana ko turi bazima, Imana yaturinze, izakomeza no kuturinda. Rero nibyo gushimira Imana cyane. Segasa nk'abaprofeseri n'ubuntu bw'Imana. Akaba nkavugiye nyuma ya kamera ariko reka nkavugiye no mu kiganiro. N'ubuntu bw'Imana. Hari korasi nigeze ntera ngiye gushima Imana. Samwegeza mikrofone. Hari korasi nigeze ntera ngiye gushima Imana. Umunsi nakoze impanuka, amaboko yanjye agacikamo, ariko nyuma yaho agakira. Nataye korasi ivuga ngo ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane, ibisigaye Imana izabikora, mubwira abantu bere kwiganyira. Rero iby'Imana yakoze turayishimiye kubera ko hari ibyo twavuyemo, hari n'ibindi turimo twinjiramo. Rero nishimwe rikomeye. Urugendo ruracyakomeje. Urugendo ruracyakomeje. Noheli yari imeze ite? Christmas tujya mu bundi. Christmas yari imeze ite by'umwihariko, cyangwa ku ruhande rwawe ntabwo uyemera? Noheli se, Noheli ndayemera damu. Kandi Noheli uyemezwa n'iki? Uyizihiza ushingiye kuki? Nyizihiza nshingiye kuki? Umwami wacu Yesu Kristo. Noheli itwibutsa urupfu rwa Yesu Kristo, izuka kuri 25 se, agaciro k'amaraso Yesu yamenye kugira ngo uyu munsi tube turiho. Rukundo Yesu yadukunze akemera kwitangira umuntu, hakavamo no kumena amaraso ku bwawe. Rero Noheli ndayemera, ariko nkayemezwa n'agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo. Rero ndashimira Imana ko bwa Noheli yabaye nziza, yarabonetse, yabaye nziza bikomeye. Noheli uhayibonye. By'umwihariko Yesu yabaye mushya mu buzima bwacu. Abantu benshi baravutse mu buryo bw'umwuka, hari n'abapfuye, bari barapfuye. Uretse gato ibyaha byakozwe kuri Noheli. Nuko kaje kumbeshya ngo kuri Noheli nubwo ibyaha byakozwe, nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu wese ukora iby'Imana ishaka ni umwana w'Imana, ariko ukora iby'Imana idashaka ni umwana wa Satani. Rero abana ba Satani barakora, n'abana b'Imana barakora. Ariko kandi nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umunyabyaha nahindukira agakura ibishimwa mu bigawa, azahinduka nk'akanwa k'Imana. Ibyo nabonye abantu benshi babatizwa. Bivuze ngo hari abantu benshi Kristo yarokoye, hari abantu benshi bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Bivuze ngo hari abantu bari barapfuye ariko kandi bazukanye na Yesu Kristo. Rero ibyo ni ibintu byo gushimira. Hari abantu bazutse kuri iyi tariki. Rero ni ibintu bikomeye, nawe utabishimira Imana. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Urasa neza pe, urasa neza. Urakoze cyane.
duheruka gukorana ikiganiro ni mu minsi 15 ishize, iminsi mikuru itaraba niba atari 13. Nagusuye hano mu rugo, bamwe basubijwemo ibyizere ati Imana ishimwe, rega tugomba kwiyomora ibikomere kuko tuba twarababaye uretse tudafite ibitwomora. Gusa nongeye kwizera ibyo yambwiye, nkaba mbona ko naho byaca bizahabona tu. Imana ishimwe cyane kubw'imirimo, abandi ati Dawidi turagukunda. Ni byiza cyane, nanjye ndabakunda. Nanjye narishimye, hari abantu benshi bampamagaye kambwira ni rwose kubw'ubuhamya bwawe dusubijwemo ibyiringiro kubw'ubuhamya. Rero nkunda kuvuga ngo nta hantu kure, urumva, oya, nta hantu habi Imana itakura umuntu, kandi nta n'ahantu heza Imana itashyira umuntu, itanakugeza. nta hantu heza Imana itageza umuntu, nta n'ahantu habi Imana itakura umuntu. Rero iyo nakubwiye uburyo nambaraga inkweto zitwa yo menya nkayanywera, uyu munsi ntabwo nyiri kuri yo menya nkayanywera. Yego, rero cyane. Imana turayishimiye, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye, kandi n'abakiri mu buzima bukiri hasi haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Kandi ndashimira Imana, iki giti cyatemwe iyo gishibutse ntabwo gishibuka, ntabwo hashibuka igiti kimwe, hashibuka ibiti byinshi. Rero abakiri mu buzima bugiye butandukanye bizera Imana ko haracyari ibyiringiro ku Imana, uko yari ejo n'uyu munsi ni kwiri, n'ahatari inzira ni mu kw'Imana. Kandi Imana ihabwa icyubahiro kandi ishimwe. Uyu munsi nasuye umukozi w'Imana Dawidi. Iyo wageze mu rugo rw'abatambyi ubanza ukagira kufata, bari kubyumva ko nyine bimeze neza, banyakiriye, kandi Imana ibaha umugisha cyane. Ariko umunsi ntabwo twaje kuganira ku buzima busanzwe n'ubuhamya gusa, uretse ko nabwo tubukomeje tuzagenda turushaho kubuganira. Naje kumusura nk'umuhanuzi. Hari amakuru aba hari akomeye cyane, nkunda kubivuga cyane ati tuba turi abanyamahirwe kuba tubana n'abahanuzi, kuba tubana n'abakozi b'Imana. Abanyamasengesho bose aho bava bakagera bubaho. Ikindi cya kabiri, hari ibintu bamenya twe tutazi, sibyo? Yego, ni abanyamakuru b'ijuru, hari amakuru bamenya twebwe ubwacu tudashobora kuba twamenya. Tuba turi abanyamahirwe rero kugira ngo tuganire nabo, dufate umwanya batugezeho amakuru y'ijuru. Dawe, uyu mwaka 2022 wenda mbere ko dufata umwaka 2023 wari umwaka umeze gute kuri wowe ukurikijwe na message wari warawuhawemo? Ni umwaka urangiye gute, wari ufite ishusho kuri wowe by'umwihariko? By'umwihariko uyu mwaka wa 2022 twabanye mu buhanuzi ngewe nawe bugiye butandukanye. Ujya gutangira gusa wabaye mwiza ku buzima bwanjye uyu mwaka, gusa ndashimira Imana ko wabaye mwiza ku buzima bwanjye. Wandutiye iyindi myaka yose nabayemo kuva mbaye. Uyu mwaka wandutiye iyindi myaka kuva mbaye. Ariko ku bintu bijyanye na message nahawe muri uyu mwaka, ujya gutangira ikintu kimwe kigaragaza ko uyu mwaka ushingiye uvuga ko uyu mwaka wakutiye indi myaka, kandi njye wari umwaka nashonje. Ikintu kimwe cyonyine, Damu, ni ubwa mbere muri make ikintu nshimira Imana yampaye madress uyu mwaka. Yampaye Imana yahabwa icyubahiro, yakozemo akantu, yakozemo n'ibindi byinshi, yakozemo ibintu byinshi. Ariko kandi ni umwaka nariye nigaburiye, ni umwaka nambaye niyambitse, ni umwaka Imana yampaye madresse. Ukurikije amakuru wari warahawe, ubuhanuzi wagiye uhabwa cyangwa se wagiye wumva mbere yuko n'umwaka utangira, kuko tugiye kujya ku kika cy'ubuhanuzi bw'umwaka wa 2023. Nyine tugeranyiranyirize ubundi tuhe ishusho yawe. Uyu mwaka nshingiye ku bwa mbere, uyu mwaka ujya gutangira, Imana yarambwiye, ni nabwo nahagurutse ku mashosho media. Imana yarambwiye ngo Dawidi ndagutumiye, irambwira ngo abantu benshi nagiye mbatuma, ibyo mbatumye bagera aho mbatumiye kubivuga bakabihindura. Irambwira ngo we muhagurukije nkwizeye, irambwira ngo genda umbwirira abantu bave
mu nzira mbi barimo nibarangiza bampanga amaso kugira ngo mbayobore. Rangije irambwira ngo kandi abantu benshi bamaze bamenyereye izina ryanjye. Irambwira ngo abantu bakorera mu izina nyirizina baramutakaje. Wibuke ubuhanuzi nahanuye muri uyu mwaka, nahanuye ubuhanuzi bujyanye nuko abantu bagiye bata nyirizina barangiza bagakorera mu izina kubw'inyungu zabo n'ibyo bashaka. Abapasiteri bataye abana barangije abantu benshi bagiye nyine bakorera mu izina. Abapasiteri bagakorera mu izina, nta mana yamuhamagaye akahita yihamagara akabyuka yashinze urusengero. Muhanuzi yabona ibintu byanze akabyukira kuri social media ngo Imana yamutumye. Abadahanura bakiga guhanura, baterekwa bakiga kwerekwa. Wibuke na hano ubuhanuzi buvuga ngo Imana ije kuburana izina ryayo. Nambaye amakanzu muri uyu mwaka mvuga uburyo umuntu ashobora kubamo abantu babiri ukamumenyera ku mwambaro w'inyuma ariko imbere utazi ko yambaye umwambaro w'umukara. Wibuke ndibuka ko ari nawe twakoranye ikiganiro cy'uburyo ushobora kurebera umuntu inyuma utazi imbere. Aricyo kiganiro nakoresheje igiseke, aricyo kiganiro nazanye igiseke, noneho imbere ngashyiramo impapuro z'umweru, ngashyiramo n'amahwa. Urebeye inyuma ni umuhanuzi ariko wagera imbere nta mana yamuhamagaye yarihamagaye. Urebeye inyuma ni umupasiteri ariko imbere ibiri imbere ntabwo bizagukiza ahubwo bizakwica. Urebeye imbere ariko uyu mwaka ni umwaka iby'Imana yagiye ivugana nanjye, yagiye ibisohoza. Imana yaburanye izina ryayo. Hari abantu benshi bagiye basiba kubw'izina ry'Imana, bagiye bavuga nabi. Hari muri make ni umwaka Imana yaburaniye izina ryayo. Umwaka Imana yakozemo n'imirimo n'ibitangaza. Ni umwaka Imana yakozemo imirimo n'ibitangaza, nk'uko abatabagwa yarabatabaye, abahanwa yarabahanye. Ariko kandi sinishimira ko abantu bahanwa. Bibiliya iravuga ngo nugaruka nzakugarukira. Rero umuntu agaruka ari uko yari yaragiye. Njyewe ntabwo nishimira yuko abantu baba ibinani imbere y'Imana, cyangwa baba abantu batumvira. Nishimira ko abantu benshi bamenye Imana bakayisobanukirwa bagasenga Imana bazi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Hari ikindi kintu kimwe kimbabaza kijyanye n'abantu n'abakozi b'Imana. Umunsi umwe Imana yigeze imbwira, irambwira ngo genda umbwirire abagore. Irambwira ngo genda bambarize ngo mbese kuki bapfusha bakarira ariko ngewe napfusha bagaseka. Reka nguhe urugero, niweho mugore ari wowe Imana ibajije gutyo wasubiza ngo iki? Umwana wawe apfuye w'umuhererezi cyangwa w'imfura, mbwiza ukuri, wakwishima cyangwa wababara? Damu niweho mbajije, ari wowe mugore. Nta muntu upfusha ngo yishime. None hari ikintu kimwe mbaza kuri social media. Hari abantu benshi bagenda basebya abakozi b'Imana, abandi babona umuntu yangiritse mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakishimira iyo ntsinzi bagaserebra. Kubera iki Imana ipfusha abantu bagaseka bakanishimira ko runaka yaguye mu byaha, bakishimira yuko runaka yavuye mu nzira? Uyu nguyu nimba Dawidi akoze ibintu bimukura mu nzira y'Imana, ntabwo abantu bari bakwiriye kwishima, bari bakwiriye kurira, bari bakwiye kurira ko Imana irapfushije. Imana irapfushije. Dawidi yari umukozi w'Imana, Dawidi yari umwana w'Imana, none Dawidi avuye mu nzira. Ntabwo abantu bakwiriye kwishimira intsinzi yuko Dawidi avuye mu nzira, ahubwo abantu bakwiye kugirira umutwaro Dawidi, bakavuga ngo Mana uriya yari umwana wawe. Yesu yasize inama 99 arangije ajya gushaka imwe yonyine yari yarazimiye. Bijya bimbabaza kuri social media, Sheto Peter
j'entends la oui. Iyo mbonye umuntu bamuteraniyeho kubera ngo yaguye abanyamakuru bagahurura abantu bakamuvuga ngo yakoze ibyaha, abandi nabo bakishima byari bikwiye. Ni byinshi cyane rero, ariko abantu bakwiriye kwisubiraho. Imana yarantumye ngo mbabwire ngo kubera iki Imana ipfusha bagaseka ariko bo bapfusha bakarira. Rero nimba mwene data avuye mu nzira, reka tumugirire umutwaro aho kumuteza itorero n'abantu, aho kumusebya akagera n'ahabura inzira acamo. Hari uriya mudamu umwe maze iminsi mbona ajya ngo yitwa Kirezi, wasambanye kuri maze iminsi mubona namubonye ku mashusho media, ku mateleviziyo, nabonye yarageze no kuri televiziyo bamushinza ko ngo yagiye asambanira kuri social media, ngo kandi ari umukozi w'Imana. Njye ntabwo byanshimishije, byarambabaje, kubera ko uriya muntu gusa nta muntu uzi bundi iby'umugore n'umugabo. Ntabwo weho wamenya buriri babanye gute mu rugo, babanye gute n'abana. Hari igihe umugabo ananira umugore cyangwa umugore akananira umugabo, birumvikana. Ariko kandi bitewe n'ikibazo umugabo afitanye n'umugore, umugabo yabona icyubahiro umugore ahagazemo cyangwa se inzira ahagazemo, akitwaza iryo zina ahagazemo, akavuga ngo nanjye nta kindi ndi bukore, ndagusibira amayira, ndajya kugusebya ahantu hose bakuzi. Ariko kandi ntabwo byari bikwiriye. Ngiye byarambabaje, mbwira Imana ngo Mana, uriya muntu yarakuvugiye, yaragusenze, niwe ho kuburana izina ryawe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Tugiye mu kindi gika cyo kumva amakuru umukozi w'Imana yahawe. Yego. Mu gihe kitari kirekire cyane kuko ntago dushaka gutinda, dukomeze n'izindi gahunda. Reka ubanze dushyire imbere y'Imana, ubundi uduhe message watumwe n'Uwiteka. Njye amagambo yanjye agarukiye aha ngaha nibyo. Nyagasani murengezi w'ubugingo, weho wantoranyije bidakwiriye, wowe wankuye mu magana menshi y'abanyabyaha ukemera ko nitwa Dawidi, uyu munsi uvuga izina ryawe. Ndagushimiye, ni urukundo rukomeye wankunze, ni ubuntu bwawe. Uri Imana y'abagufi n'abarebare, uri Imana y'ibikara n'inzobe, uri Imana y'abize n'abatarize, uri Imana y'abafite akazi ndetse n'abashomeri, uri Imana y'ababa mu mujyi n'ababa mu cyaro, uri Imana y'abazungu ndetse n'abirabura. Wigeze ubwira Yeremiya ejo bundi uravuga ngo umva Yeremiya mwana wanjye, ni njyewe Mana igira ikirema, namara kirema nkagikomeza. Imana ishimwe. Uramubwira ngo ntabaza ngo utabare. Abantu bashobora kutagutabara wabatabaje, ariko njyewe ndi Imana yumva buri muntu wese wantabaje. Ndagushimiye Mwami kuri uyu munsi. Ndivu mwivu, ndi umukungugu mu mukungugu, ndamazi ameneka ntayorwe. Mana, Imana ishimwe. Mepotesheti yavugiye imbere y'umwami Dawidi, aravuga ngo ndiki ndinde wo gusangira hamwe n'umwami Dawidi, tugasangirira ku meza amwe. Aravuga ngo ndinde ko njye ndi nk'intumbi y'imbwa. Ariko Imana ishimwe, uwo Imana yahaye agaciro arakagira, uwo Imana yahaye ijambo ararigira. Nanjye nari ngushimiye. Ntabwo ari ubuntu bwanjye, ntabwo ari ubwiza. Amashuri mfite Mana urayazi, ni yayandi. Ntabwo aya mashuri yanyemerera kwicara imbere y'isi yose, imbere y'abantu bangana nk'abari kundeba. Ariko uri Imana nziza. Wigeze ubwira Samweli agiye kwa Yesayi, abonye Shama, aravuga ngo umva Samweli we, njye Uwiteka sindeba nk'uko abantu bareba, ahubwo ndeba mu mutima. Ndagushimiye ko wanoranyije ukama agaciro, ari nako gaciro mparibu. Reka ntaba ari njyewe, ahubwo izina ry'Imana yampamagaye aba ari ryo rihabwa icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibishimigwe. Amen. Hayi karibu n'ikaze rero. Yego. Buri gihe iki ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese atege amatwi.
Imana ibishimigwe nkuko twari tumaze gusenga maze iminsi itari myinshi naheruka kuri social media, ariko kandi ndasuhuza inshuti zanjye zidahwema kunyereka ko zinkunda. Ndasuhuza by'umwihariko abari muri Amerika, mfiteyo inshuti, abari mu Bushinwa nabo mfiteyo inshuti. Hariyo umubyeyi nkunda mu Bushinwa witwa Nana, nawe ndamusuhuje. Ni umubyeyi w'inshuti yanjye nkunda. Abari mu Burundi nabo ndabasuhuje, hari inshuti zanjye nyinshi. Abari muri Amerika nabo hariyo inshuti zanjye. Abari muri Kenya, abari mu Bufaransa, mu bihugu bigiye bitandukanye, bose ndabasuhuza, ni inshuti zanjye. N'abari mu gihugu cy'u Rwanda nabo ndabasuhuza. Hari abantu benshi bambwira ko bankunda, bakunda ibiganiro byanjye mvuga. Rero Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Yesu. Rero maze iminsi nsenga mbwira Imana ngo Mana, bimeze bite mu mwaka wa 2023, kubera ko 2022 nari nahawemo message zigiye zitandukanye. Hari byagiye bisohora, hari ibindi byagiye biba. Rero maze igihe nsenga mbwira Imana ngo mbese mu mwaka tugiye kwinjiramo bimeze bite. Imana ijya kumbwira, ijya kuma message mu mwaka wa 2023, yarambwiye ngo Dawidi, umbwirira abantu, ubabwire ngo bakura amaso ku bantu, bakura amaso no ku bintu, nibarangiza bampanga amaso. Kindi irangije irambwira ngo muri uyu mwaka wa 2023 irambwira ngo imigezi myinshi izakama, cyangwa imigezi myinshi igiye gukama. Imana irambwira ngo mbwira abantu bashaka Uwiteka bigishobotse ko abonwa. Abari mu nzira mbi bave mu nzira zidatunganye bashaka Uwiteka. Imana irambwira ngo abantu bariraye Imana bayitera umugongo, bazi ko ibintu ari amahoro. Irambwira ngo yatanze pause kugira ngo abantu babashe kugarukira Imana. Irambwira ngo ariko iyi pause yatanze nabwo abantu bayihaye agaciro. Aho gushaka ubushuti muri iyi pause Imana yatanze kugira ngo abantu babashe kwegera Imana, abantu benshi barushijeho gusubira inyuma. Irambwira ngo mbese ubuhungiro buri hehe? Irambwira ngo nta handi buri, ni ku Uwiteka. Irambwira ngo mva Dawidi we, ngo mbwirira abantu ngo banshake, kandi banshakeho ubushuti, bananshake mbahishe. Irambwira ngo mbese bazahungira he nibatanshaka? Irambwira ngo ubutaka ubwabwo ngo igihe kizagera ubutaka ubwabwo buhinduke virusi. Umuntu nakandagiza ikirenge hasi ibirenge bibembe. Imana irambwira ngo ninjye njyenyine Uwiteka ufite ubuhungiro. Yesu ari ku musaraba, mwenda ukimara gutabukamo kabiri, yavuze amagambo akomeye abonye ubuhungiro bw'abantu budahari. Aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Yesu yahamagaye abakobwa, arangije ahamagara abasore, arangije ahamagara abagore, arangije ahamagara abagabo. Buri muntu wese Yesu yaramuhamagaye. Yesu niwe wenyine ufite ubuhungiro. Yarambwiye ngo mbabwire ngo nimumuhungireho, nimumwikomezeho, kuri Yesu niho hari ubuhungiro. Yarambwiye ngo mbese nimutamuhungiraho, nimutamushaka ngo abahishe, igihe nikigera bikaba ngombwa ko ubuhungiro mu bantu burangira, muzihisha hehe mutaramushatseho ubuhungiro? Arambwira ngo igihe kizagera ubutaka ubu ngubu tukandagiraho ubwabwo buhinduke virusi. Nukandagiza ibirenge hasi, ibirenge byawe bibembe. Nta wundi wenyine ufite ubuhungiro uretse Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana irambwira ngo mbwirira bumva Dawidi we, bampungireho kuko ndi Imana yiteguye kubera ubuhungiro buri muntu wese wanyambaje. Rangije irambwira ngo ikindi, Shetopita 4 mene tando lawi jeziki de bone mandiko.
irambwira ngo umva ikindi zobene manda ya siregrere, irambwira ngo ncukuye icyobo kinini cyane kubera ko intumbi zimaze kuba nyinshi mu bantu banjye. Irambwira ngo umva nje gukura abapfuye mu bazima mu mwaka 2023. Irambwira ngo ndambiwe umunuko uri mu bantu banjye shetopita 4. Irambwira ngo iyo umuntu apfuye nabwo aba cyemerewe kubana n'abazima. Henimi nitando lawije zikide bonema. Irambwira ngo umwaka wa 2022 nihanganiye abantu ngira ngo bahinduke bancakeho ubushuti. Mana ishimwe bancakeho ubushuti. Irambwira ngo ari kumva genda babwire ngo nje gukura abapfuye mu bazima. Wibuke iyo urugo kananga urugero, iyo urugo rurimo abantu 10, noneho muri ba bantu 10 bikaba ngombwa ko havamo umuntu umwe upfa. Uyu muntu wapfuye nashaka afite imodoka 20, nashaka bafite amafaranga bake ziri mu Rwanda no muri Amerika zose arize. Iyo uyu muntu amaze gupfa, uyu muntu ava muri ba bantu 10, igikurikiraho bacukura imva barangiza bakamuhamba. Aho ajya hose ikizima nuko ava mu bantu. Ntabwo bita ku kazi akora, ntabwo bita ku mafaranga afite, ntabwo bita ku bwenge afite, ntabwo bita kuri titira afite. Iyo umuntu yapfuye batitaye nta kindi gikurikiraho uretse gukugwa mu bazima yarangiza agahambwa. Imana irangije irambwira ngo umva Dawidi shetopita 4 nanjye nje gukura abapfuye mu bazima. Irambwira ngo umva hari abantu benshi bagiye nagiye nihanganira nkabagoragoza kugira ngo ndebe ko bangarukira, ndebe ko ba etaya bonefo bamenya agaciro kuwiteka bakamenya uwo ndiwe mu buzima bwabo. Irangije irambwira ngo umva ncukuye icyobo kinini cyane. Irambwira ngo ncukuye imva, kandi iyi mva nje gukura abapfuye mu bazima kubera ko umunuko mu bantu banjye ni mwinshi, ndetse n'umunuko warazamutse urarenga ugera mu ijuru. Muranukigwa isare bonefo musi ku musi. Mana irambwira ngo ndambiwe uyu munuko uhora ungeraho. Mana irambwira ngo nimbwire abantu ngo bahindukire kubera kwije gukura abapfuye mu bazima. Yesu agenda nabigishwa be shetopita 4, maze umwigishwa we umwe arangije abwira Yesu, aramubwira ngo mwami, mu muryango wanjye harimo umuntu wapfuye, mu ruhushya ngiye guhamba, mu ruhushya manze njye gushingura. Yesu yashubije iyi ntumwa ngo iki? Yaramubwiye ngo mureke abapfu bahambe abapfu ba. Aleluya, aleluya, aleluya. Uwiteka arimo araguhamagara, wa musambanyi we, wowe ubeshyera Imana ngo yagutumye itagutumye, wa mupasteri we, wa muhanuzi we, wa mudiyakoni we, wazo benefo, wa munyamasengesho we. Yesu arimo araguhamagara, atanze amahirwe yo kugira ngo ugaruke uve mu nzira yawe mbi, kuko Yesu aje gukura abapfuye mu bazima. Aleluya, aleluya. Umuntu ashobora gupfa agapfa kandi agenda mu muhanda. Umuntu ashobora gupfa agapfa kandi arize bone, abantu babona ari muzima. Umuntu ashobora gupfa, ushobora kwicwa n'ubusambanyi bwawe, ushobora kwicwa n'urumogi unywa, ushobora kwicwa n'itabi unywa, ushobora kwicwa n'inzoga unywa, ushobora shetopita 4, ushobora kwicwa. Aleluya, aleluya. Yesu arimo arahamagara, arimo arahamagara, arimo arahamagara. Mushaka Uwiteka bigishobotse ko abonwa. Hari abapasiteri benshi bapfuye
abantu benshi iyo bababonye bagira ngo ni bazima kandi barapfuye. Hari zibinitando, hari abahanuzi benshi bapfuye, wamubona agenda hanura ukagira ngo ni muzima kandi yarapfuye. Yesu aje gukura abapfuye mu bazima. Niyo mesaje ikomeye yamaye mu mpera z'uyu mwaka. Maze iminsi myinshi nsenga mbwira Imana ngo Satani arimo aragenda yiba abantu, ariko ngewe mpisha unambwira ibirimo birarya mbere, unambwira ukuntu bimeze. Irambwira ngo mva Dawidi, kukurengera nzakurengera, kukurinda nzakurinda, kandi nzakurindana na bagenzi bawe bemeye kumpungiraho. Irambwira ngo ariko genda umbwirire abantu, ubaze bonefo, ubaburire, ubagire inama, ubabwire ngo Uwiteka yagutumye ngo bamugarukire bigishobotse. Shandolawi benetaya widimo. Aleluya, aleluya, aleluya. Arabadiyakoni benshi bampfuye. Erega usibye ibyubahiro byatewe mu bantu, ku Mana nta titire zibayo. Ku Mana ntabwo ku Mana bita ngo uri pasiteri ngo uri aposo. Oya. Ntabwo ku Mana bavuga ngo uri mushumba nushaka ubuyoboye amatorero yose ari mu isi. Nabwo izo titire ziba mu ijuru. Mu ijuru bareba mu mutima, mu ijuru bareba umutima wubaha Imana, mu ijuru bareba umutima ukora iby'Imana ishaka. Mu ijuru ntabwo bareba ngo Dawidi arahanura bigasora. Ibyo mu ijuru ntabwo babyita. Ni titire ziba mu bantu, ntabwo mu ijuru ibyo ngibyo bibayo. Nuduterime ale shetopita fo. Mushumba mwiza imbere y'Imana ni umushumba ukora iby'Imana ishaka. Umuhanuzi mwiza imbere y'Imana ni umuhanuzi uhanura iby'Imana yamutumye. Umudiyakoni mwiza imbere y'Imana ni umudiyakoni ukora inshingano nk'uko Imana yamutegetse kuzikora. Rebone manda ya siregre benekota lawi jeziki de bode mandiko shando lawi jeziki de bonema. Haleluya. Imana irimo iravugana nanjye ikazo benefo shando enema ikazi binifo. Imirambwira ngo mbwira abantu ngo bashaka Uwiteka bigishobotse ko abonwa. Imana yambwiye ngo nk'uko enema shando la wirigide umubyeyi abyara abana baba bakiri batoya bakanyaho babonye mu mbuga bakanyaho babonye heni minima bakanyagagura, cyangwa nk'uko imbwa zinyagagura mu rugo rwa ba sebuja zititaye ko gukoropa no gukubura bivuna. Imana yambwiye ngo ninakwije gukura umwanda imbere yayo. Ninakwije ibirego byabaye byinshi imbere y'Imana, niko irimo iravugana nanjye. Yambwiye ngo irambiwe ibirego byabaye byinshi. Shetopita fo byaze bonema byabaye byinshi. Abantu bamwe bafite ibirego bivuga ngo Mana waratubwiye ntabwo byasohoye. Mana waratutando enema, wadusezeranyije amazu ntabwo yasohoye, wadusezeranyije imodoka ntabwo za shetopita fo ntabwo ziminiwa, ntabwo zigeze zisohora. By'Imana yavuze birasohora. Ntabwo Imana izafata ibyo kujya byazi muri iyi minsi. Babahanuzi bapfuye, babandi bapfuye bagenda abantu bakabona ari bazima ariko barapfuye. Ntabwo bavuga iby'Imana ishaka, ahubwo bavuga iby'inyungu zabo. Ariko Uwiteka aje gukura amabyi mu bantu bayo. Imana ije gukura amabyi imbere yayo. Bibiliya iravuga ngo mbese ngo isi ni intebe y'ibirenge bya Yesu Kristo, ijuru ni intebe Imana yicayemo. Bivuze ngo Imana ije gukura amabyi imbere yayo, kuko iyi si niho ibirenge bya Yesu Kristo biri. Ijuru naryo ni hedikota ya Yesu Kristo, ni intebe Imana yicayemo. Nshuti zanjye, mwababyeyi mwe, mwabasore mwe, mwabakobwa mwe, mwabapasiteri mwe, mwabahanuzi mwe, mwabaririmbyi mwe, mugarukire Uwiteka. Uzi ko mu gihe tugezemo abantu basigaye bagira isoni zo kwitwa umukozi w'Imana. Umuntu akavuga ngo ningira hano nkavuga ko ndi umukozi w'Imana, baragira ngo iki? Aleluya.
imana ije gukura igitutsi kuri iri zina satani yasuzuguje muri aka kageni, kandi n'aba bantu boherejwe na satani imana ije kubaheha nk'uheha amabyi. Imana yarambwiye ngo musome ijambo ry'Imana. Abantu bafashe ubuhanuzi bwavuye kuri satani, ubuhanuzi bw'ibinyoma, barangije babuguranisha ijambo ry'Imana. Bibiliya ngo mbe ijambo ry'Imana ni inkota, ni umuriro, aho iri jambo rigeze rirasogota, rirabaga iri jambo. Mana yarambwiye ngo umva Dawidi mwana wange, genda umbwirire abantu ubabwire ngo bize bonema, basome Bibiliya ibe bayishyire mu mitwe yabo. Yarambwiye ngo nimbwire abanyabwenge ngo basome Bibiliya, iyi Bibiliya nirangiza ijye ibe hehe mu mitwe yabo. Irambwira ngo inzara y'ijambo ry'Imana iraje kandi irasohoye. Irambwira ngo abantu benshi bazajya bambuka ibibaya bagenda imisozi bashaka kumva ijambo ry'Imana baribure. Bibiliya abantu bayihaye ivumbi, bari guhora ngo murira gutabaye mu kujyanye muri Amerika, bari guhora mu bintu bidafite umumaro, bari guhora mu biryo mu biryo bitera inzoka. Muve mu bitera inzoka, mutanga ibiryo, mwabakozi b'Imana, mwabapasiteri mwe, mutanga imitsima itera imbaraga. Imana yarambwiye ngo igihe kirageze, Bibiliya, izi Bibiliya zigiye guhinduka. Izi Bibiliya nabonye zihinduka, habaho Bibiliya za pirate. Hari Bibiliya zirimo zirategurwa zivuguruza ijambo ry'Imana, zitari izi ngizi. Hari Bibiliya kandi izo Bibiliya hazaboneka n'abaterankunga bazabigisha kuzisoma, kubera ko bashaka. Satani afite systeme yo kuzamura, yo gukura ijambo ry'Imana mu bantu barimenye, yarangiza akazana ijambo rya pirate ryitirirwa ijambo ry'Imana. Ubwari ubutumwa bwiza bugahinduka ubutumwa bundi, ubutumwa butavuga kugarukira Kristo nk'umwami n'umukiza. Iki yaravuze ngo nimwumve, ni njyewe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta muntu ujya kwa data atari njyewe umujyanye. Yesu wenyine niwe nzira. Kuvuga Kristo, kuvuga urupfu rwa Yesu, nibwo butumwa. Ubundi butumwa buri inyuma y'ubugingo ni ubutumwa bundi. Ubutumwa bwo kujya muri Amerika ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ivuga butumwa rya urakize, rya urambaye, rya utunze amamodoka, ubwo ntabwo ari ubutumwa mwaba pasiteri mwe. Ubutumwa bwo kuvuga ngo Imana iguhaye ama etaje, Imana iguhaye amazi 6, yareruya. Imana ntabwo yakora ikosa ryo gufata ibyo kujya byayo ngo ibigaburire imbwa. Hari umuririmbyi, aleluya, Shetopita 4 menetandola Jeziki de bone mandiko, mushake Uwiteka. Ibi ngibi bizashira, nubwo bakubwira kubonye amamodoka, nubwo bakubwira kubonye amazi 5, nubwo bakubwira ko amamodoka yose ari mu mujyi wa Kigali azaba yawe, nubwo bakubwira kubonye visa. Ibi ngibi ni ibintu birangira. Nubwo bakubwira kugiye kuba umukire, ibi ngibi ni ibintu birangira. Nubwo Yesu atinze, nubwo Yesu abantu bavuze ngo atinze kuza, ariko urupfu iyo ruje ntabwo gwita ngo ufite amazi 10, ntabwo gwita ngo urinuza, ntabwo gwita ngo uri runaka, ntabwo gwita ngo uvuka kwa runaka. Oya, ntabwo ibyo ngibyo urupfu rugwitaho. Ntabwo urupfu gwita ngo wavutse neza, ntabwo urupfu gwita ngo Shetopita 4, oya, ngo wambara amakositimu taya bone 4. Imana ifite umubabaro, Imana ifite agahinda kubw'impamvu yuko abantu batazi uwo basenga wariwe, uwo bavuga wariwe. Muri iyi minsi ya none Satani arimo arakoresha abahanuzi benshi n'abapasiteri n'abavuga butumwa n'abahanuzi n'abapasiteri, aho kugira ngo bayobore abantu b'Imana inzira yo gukiranuka, bari mu butumwa bwa mubonye amazu, bwa mubonye imodoka, ubutumwa bw'urupfu rwa Yesu Kristo. Ubu butumwa, hari korasi nakunze ivuga ngo hari igihe tuzaguruka dusigire Satani y'isi, mu kirere hariyo bariyeri tuzitwaza ari sepasi,
abasenga bazaguruka, abahanuzi bazaguruka, mu kirere hariyo bariyeri tuzatwara risepasi heniminitando jeziki de bone mandiko jeziki tabonema hariyo bariyeri shala bone manda ya siregre hariyo bariyeri. Mwaba pasteri mwe hariyo ntabwo titiri zakwinjiza muri bariyeri. Mwaba hanuzi mwe hariyo bariyeri. sinzigera Yesu yarambwiye ubundi ndabizi neza ko hari umuntu hari ubutumwa nigeze ntanga kuri social media nk'uko Imana yabimbwiye. Umuprofeti umwe arangije yandika muri komenti aravuga ngo genda wowe ndakuzi ngo genda wowe ndakuzi ngo genda wowe ngo ndakuzi ngo uri n'umusambanyi ngo uranikinisha. Muprofete abahanuzi bahagaze mu nshingano za Satani, bahagaze ntabwo bakunda ubutumwa bubavugaho, ntabwo bakunda ibyo, ntabwo bibakunda. Mwabahanuzi mwe mushaka Uwiteka. Muhanuzi umupasiteri mwe yigeze anuka arangije arambwira ngo nuguma muri ibyo bintu byawe by'ubugingo ntacyo uzigezaho. Arambwira ngo hindura izindi nzira, ngo nurangiza ujye uvuga ko abantu batabawe ngo nibwo nawe uzatabagwa. Imana yarantumye irambwira ngo Dawidi ngutumye nkwizeye. Irambwira ngo ninjye njyenyine uzakugirira neza. Irambwira ngo ninjye njyenyine uzagutabara. Abantu baheze mu mpamba y'urugendo, iyi mpamba y'urugendo ibibagije intego y'urugendo. Umuntu akajya kuri social media akagenda afite ibyo agambiriye, umuntu akagenda akajya mu rusengero ngo niba tamatike sindi bugeyo. Muri iki gihe cya none ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwabaye business. Uyu munsi ni watumira umuhanuzi mu rusengero ngo hatarimo tike ngo aze. Uyu munsi ni watumira umupasteri utari bumugurire essence ngo nurangiza kandi afite amafaranga akavuga ngo nimba hatarimo amafaranga ntabwo nza. Sheto pitafo ariko Imana ije gusobanura ibidasobanutse. Ntabwo kuba uri umuhanuzi bizakwinjiza mu bwami bw'Imana, ntabwo kuba ufite amajwi 20 nashaka ya majwi na Satani yari afite amajwi menshi mu ijuru, ariko defimwe y'ishyari yamukuye mu ijuru, iyi defo imujugunya mu isi. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu babandi igiha amahirwe bakajya muri Amerika no muri Uganda n'ahandi no muri za Canada n'ahandi. Irambwira ngo Dawidi abo ngabo bamera iyo message bamwirire ngo nabatumye mbizeye Sheto Pitafo, kandi barangije barambwira ngo nibagireyo ntabwo bazahinduka, none nabo babaye nk'abandi. Irambwira ngo mva amaviza nagiye mbaha ngiye kuyagira pirate nibarangiza basohoke. Hari imiryango Imana ikinguye, abari hanze ibihugu bigiye kubirukana kubera ko banze gushaka Uwiteka. Hari ibihugu bigiye guhinduka, abantu bagiye bagenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko banze kugisha Uwiteka inama. Mwebwe muri Amerika musenge, biraba ngo muhore mukenyeye, muhore kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Yere mwe kugera muri Amerika ngo nimugerayo ngo amatabaza zime. Abari muri Canada ni musenge, abari mu Bufaransa, abari muri Swede, abari mu Bufara, hose mwese ni musenge, kuko Uwiteka arambwenga abantu bose yatumye bagiraho bakaba babe ngo Imana igiye gukingura imiryango, ibihugu bibahinduke basohoke, ibihugu bibahinduke basohoke. Muri Malawi, abari muri Malawi hari ibihugu bigiye kubahinduka musohoke, ariko nabagira inama yo gushaka Uwiteka, kuko Uwiteka ari wenyine buhunya, ari we buhungiro bwacu, ari nawe buhungiro bwanyu, mu izina rya Yesu Kristo. Imana yarambwiye ngo mbabwire mushaka ijambo ry'Imana. Bibiliya zigiye guhinduka, Bibiliya zigiye guhinduka. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu bagure Bibiliya nk'abacuranwa, bagure Bibiliya, kandi nimumara no kuzigura mwere kuziha ivumbi. Ahubwo izi Bibiliya
izi bibiliya nimumara kuzigura mujye musoma nyaboneka. Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, uwo nguwo azahazwa. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu bashake ijambo ry'Imana, kuko bibiliya zigiye kugira gute, zigiye guhinduka. Mwaba pasiteri mwe, mwabahanuzi mwe, muve mu butumwa bundi, ahubwo muvuge ubutumwa bwiza. Yesu niwe bugingo bwacu, Yesu niwe twubatseho, Yesu niwe byiringiro byacu. Mushaka Uwiteka bigishobotse ko abonwa, abona akomerekeje bihangane, Yesu azabomora. Kandi ikindi ni nako kazi ke, ni nayo ntego yo komora bagiye bakomeretswa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Imana rero ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwaka wa 2023 harimo ikintu cyitwa induru nyinshi, ariko ku bantu bafite Uwiteka, uyu mujyi wa Kigali mubona cyangwa tubona, Imana yarambwiye ngo uzabamo abantu babiri. Uwa mbere umuntu wavuganye n'Imana usenga, uyu muntu niwe uzaba muri uyu mujyi wa Kigali. Uwa kabiri umuntu ufite aderese mu mujyi wa Kigali, umuntu ufite akazi keza, umuntu ufite inzu, ariko kandi uwo nawe abapangayi baciye intege. Hazabamo abantu babiri. Umuntu wavuganye n'Imana azaba muri uyu mujyi wa Kigali. Nanjye navuganye n'Imana. Umuntu wavuganye n'Imana azaba i Kigali. Uwa kabiri umuntu ufite aderese mu mujyi wa Kigali, uwo mvuze ni wa wundi uba warize, ufite akazi keza muri leta, na wa wundi ufite inzu ye, ufite cyangwa n'ahandi ufite n'akazi n'inzu ye muri Kigali. Hari abantu benshi bagiye kuzasohoka, ariko kandi ntabwo nishimiye ko basohoka, ahubwo mbishimiye ko bavugana n'Imana, mbishimiye ko bahungira ku Uwiteka, bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Yemwe abarushe n'abaremerewe, yewe nimuhungire ku Uwiteka, ari barabahamagara niwe karuhura. Yemwe abarushe n'abaremerewe, yemwe abaruhijwe n'ibyaha, yemwe abaruhijwe n'ubusambanyi, yemwe abaruhijwe n'ubujura, yemwe abaruhijwe no kwikinisha, yemwe abaruhijwe n'ubusinzi, yemwe abaruhijwe no kutamenya Imana, yemwe mwebwe mumaze igihe kinini mutwite, inda zanyu zikaba zaranze kuvuka. Yesu aravuze ngo niwe wenyine ufite ubushobozi bwo gutegeka izo nda zikavuka. Yemwe mwabagabo mwe mutwite, Yesu akeneye kubasapotinga maze mukabyara. Yemwe mwabasore mwe, Yesu arimo arabahamagara, aravuze ngo agambiriye kubaha ibise. Yemwe mwabagore mwe mutwite, inda zanyu zanze kubyara, Yesu niwe utanga ibise. Yemwe abarushe n'abaremerewe. Hari abantu bamaze igihe kinini batwite, inda zabo ni inkuru ariko zanze kuvuka. Hajya ngiye harimo umwana, ngiye yaravutse. Umwana yaravutse. Utaravuka Yesu agambiriye gutanga ibise. Ni byiza cyane. Icyo nari nshatse kuvuga, Yesu arimo ahamagara inama zazimiye. Hari abantu bagiye babwiriza ubutumwa bwiza, abantu bakumva ariko ntibumve. Rero Imana ibaha umugisha, ndabakunda. Ntabwo mba ngambiriye kubasetsa, ahubwo mba ngambiriye ko muba inshuti n'Imana, mba ngambiriye ko mwashaka Uwiteka. Nahungiye ku bantu baramemukira, ariko Yesu niwe wenyine udahemuka. Uyu munsi wa none ndi muri sapoti y'Uwiteka. Umuntu wiringiye Uwiteka, sheto Peter 4, nabwo Imana imutererana. Imana rero ibaha umugisha. Yari wa wundi ndagije Imana Dawidi. Yesu abamera umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka aguha umugisha cyane, kandi nawe wabanye natwe mu kiganiro, twifurije amahoro y'Imana. Uwiteka aguha umugisha, nkabwirwa benshi akumva bene yo.
icyo buri muntu wese asabwa ni uguhungira ku Uwiteka. Reka dushimire umukozi w'Imana David wafashe umwanya batugezaho ubutumwa akemera gukora icyo Uwiteka yamuhamagariye. Imana iguhe umugisha cyane. Turabashimiye cyane mwese rero abasanzwe badukurikira, mutarakora subscribe muyikore, kuri David TV muyikore, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Dawidi TV.